yara mu byicaro. Reka mbanze nshime, ndabanza gushima kuko ni inshuro zigiye zirenze imwe giye nyura mu biro bigiye binyuranye. Hari ibiro usangamo intebe umuntu agira ahantu akandi kazamuka cyangwa ikamanuka bitewe n'icyo ashaka. Ndabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mu bubasha bwanyu buhabwa n'itegeko nshinga mu minsi ishize hari icyo mwakoze intebe yanjye irazamuka. Ndabashimira, sinareka kubizirikana rwose, mwarakoze cyane, ndashimye. Kandi hari n'abandi b'impanga yanjye kuri rwa rupapuro, nabyo turabishimira. Hari ababyumvise nyuma tuza guhura barambwira bati umwe yaratubwiye ngo kanakabaye deje warabiye, undi ngo aramureba aramwitegereza aramubwira ngo kutajya kunywa itabi muri aka kanya urikuye he, undi ngo aramubwira ati reba yero pepa. Nuko byagenze. Turashima rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku birimo gukorwa kugira ngo igihugu kirusheho gutera imbere. Turi kumwe nabo mwashinze ubukungu Minekofine bombi, turi kumwe na Minisitiri w'Ubuhinzi uruze kugira icyo atubwira ku bijyanye n'umutekano wabo dusaba guteza imbere ubwo bukungu, umutekano w'ibiribwa. Turi kumwe kandi na Minisitiri w'Ubuzima, muntu yasuherewe ntiyajya mu kazi, ari buze kutubwira ibirimo gukorwa. Tukaba turi kumwe na babandi mwabajije ngo ko igihugu kirimo gutanga amahirwe, rubyiruko mwiteguye kuyafata no kuyabyaza umusaruro mute, ndetse na rwiyemezamirimo w'umugore nawe ari buze kudufasha kuduha ubuhamya. Mu gutangira iki kiganiro ndahera kuri Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Ibyinshi twabyumvise, Minisitiri w'Intebe amaze kubigarukaho uko igihugu gihagaze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabyo yabitubwiye, kandi aratubwira ngo aha ni iwacu, tuhakorere nk'abari iwacu, ariko mu kuganira tubwizanye ukuri. Nyakubahwa Minisitiri rero, twabyumvise koko u Rwanda rwaciye muri Covid nk'abandi bose. U Rwanda rurimo gutera imbere kuri tumaze kubibona, mu gihe hirya no hino tubona amayira y'ubucuruzi agenda yibasirwa, tukabona n'ibihugu byajyaga bifasha nabyo bifite ibibazo byabyo, ariko tugakomeza kumva u Rwanda rutangarirwa, atari abanyarwanda gusa ahubwo n'abanyamahanga baruvuga nka kimwe mu bihugu bifite iterambere ryihuta. Mwifashishije rero ibindi bimenyetso nyakubahwa Minisitiri w'Intebe batavuzeho, turagira ngo mudufashe kumva ibanga mukoresha, ariko munadufashe kumva za nkunganire mutanga aho muzikura. Se muzakomeza kuzitanga ko twanabonye bamwe bavuga ko ahari hari n'ibirarane birimo? Murakoze. Murakoze. Nagira ngo ntangire vuga ko ubukungu bw'igihugu cyacu buhagaze neza, kandi mu gihe isi ihanganye n'ibibazo byinshi mu rwego rw'ubukungu, ndetse ibibazo usanga ari uruhurirane, haba ibisigisigi by'ingaruka za COVID-19, haba intambara n'amakimbirane hirya no hino ku isi, haba ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, haba ndetse n'ingaruka z'ibyo ngibyo cyane cyane zagaragariye mu kuzamuka kw'ibiciro ku isi, natwe bikatugeraho, ndetse n'ikibazo kizamuka ry'imyenda mu bihugu byinshi, ndetse n'izamuka ry'ibiciro by'inguzanyo ku isi, amafaranga agahenda kurushaho bikaremerera ibihugu. Ibyo byose rero ni inzitizi rusange ibihugu bihuriyeho, ariko n'ubwo byose biriho, nayo ntangiye vuga ko ubukungu bwacu bwifashe neza. Mu kibazo cyawe rero uti u Rwanda rubigenza rute? Ndumva nabikora nko mu bice bibiri. Igice cya mbere ni uko u Rwanda rwari ruhagaze mbere y'icyorezo. Icyorezo cyadusanze twiteguye dute guhangana n'icyo ari cyose cyaturuka hanze kikabongamira ubukungu bwacu. Igice cya kabiri ni igenamigambi, ni ingamba zifatwa guhangana n'ikibazo giteye mu buryo bw'aho kanya, ariko no mu gihe kirekire.
ngarutse rero uburyo twari twiteguye nk'uko twese twayibonye mbere y'uko icyorezo kiza ubukungu bw'u Rwanda bwari buhagaze neza. Muribuka ko mu mushyano nk'uyu nguyu wa 2019 twari ku muvuduko w'ubukungu buzamuka ku gipimo kirenga 10%, ndetse intero icyo gihe avuga ngo uyu muvuduko wa double digit ukomeze dute. Amezi make aciyeho covid biraje idusubiza inyuma, ariko nanone dufata ingamba zihamye. Icyo navuga rero nuko icyorezo cyasanze dufite ubukungu buhagaze neza, dufite igipimo cy'umwenda kiri hasi ku buryo twari dufite ubw'inyagamburiro mu gushaka andi mafaranga kugira ngo tuhangane n'ibyari bikenewe byose bijyanye n'icyorezo. Ikindi nuko urwego rw'ubuzima hari aho rwari rugeze rwiyubaka ku buryo none kurukoresha mu buryo guhangana n'icyorezo nabyo byoroshye. Ndetse nakwibutsa ko mu rwego by'ibyorezo biturutse hanze urwego rw'ubuzima n'izindi nzego byari byaranyuze mu bihe nk'ibyo ngibyo kwitegura icyorezo. Muribuka nk'ibyorezo bya Ebola byagiye biba mu bihugu duturanye, urwego rwacu kwitegura, twagira amahirwe ntibitugereho, ariko ubushobozi bwagiye bwubakwa mu rwego rwo kwitegura gufata ingamba zihuse mu gukumira ibyorezo. Ikindi ni imiyoborere. Icyorezo cyasanze dufite inzego zubatse zikorana, ndetse hari n'imikoranire hagati y'inzego n'abaturage ku buryo ubutumwa busobanura imiterere y'icyorezo, uburyo bwo kwirinda byaroroshye. Ikindi navuga ni uburyo bwo gufata ibyemezo no gukurikirana kubishyira mu bikorwa, cyane cyane ingamba zagiye zifatwa mu rwego rwo kwirinda ko covid yakwihuta ikadutwara abantu, n'ibindi byose byakozwe byari bifite icyo byubakiraho. Ikindi narangizaho ni ubufatanye twari dufite n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu by'inshuti, ku buryo nanone haba ubufatanye mu rwego rwo gushakisha ibisubizo, yaba ari inkingo, yaba ari ibindi bikoresho, ndetse n'amafaranga yo kugira ngo twifashishe mu byari bikenewe byihutirwa. Icyiciro cya kabiri nanavuzeho ni igenamigambi n'ingamba zifatwa. Nk'uko twayibonye, twafashe ingamba zihuriyeho zireba kurwanya icyorezo nyirizina mu rwego rw'ubuzima, ariko zinareba gufasha abaturage bagizweho ingaruka mu rwego rw'imibereho, ndetse no gufasha urwego rw'abikorera bari bagizeho ingorane zikomeye kurusha abandi. Twese twagize ikibazo, ariko nk'amahoteli, abari mu bwikorezi bagize ibibazo by'umwihariko, hahise haboneka ikigega kibafasha. Ariko izo ngamba ntabwo zagarukiye kuzimya umuriro, gukemura iby'ako kanya, hari hakubiyemo n'ingamba zifasha kubaka ubushobozi